nta kintu kidashoboka papa. Wowe mupapa ukora gahunda ngo umunota umwe ntago warenza umunota umwe udakora siporo, ndakurahiye rwose. Abantu b'abasportifu iyo bageze kuri kiriya gikorwa barabagabira bakabahinga, kubera kuko uba umerewe neza mu mubiri, amaraso yatembereye neza, imitsi iri gukora neza, warwanyije indwara mu buryo bwose, kuko siporo ituma amaraso atembera neza, imitsi ikarambuka, kumva ufite imbaraga, kumva uri fit. Niyo mpamvu rero uyu munsi umuryango babyibuha mu rugero, kuko baba birutse amaraso agashyuha, ibinure bigasohoka, cya cyuya isohoramo isukari n'umunyu bidakenewe mu mubiri, ibinure bigasohoka, umubiri wawe ukamererwa neza, ugakora abdomino, inda ntugire igikapu. Nta mugore ukwiye kugira igikapu, kuko iyo ufite igikapu kinini kashi ziragenda. Umuntu ufite mu nda hanini rwose, niyo waba waruteye neza bingana gute mu nda hakaza, nyashi ziragenda. Ariko iyo wakoze uri umusportifu ntago nyine ugenda ngo byame nk'umuntu uri aho ngaho gusa. Kandi urabona aho iterambere riri kutujyana, ntago dukwiye gushaka udushya no mu buriri, ntago dukwiye guhora kuri bya bindi bya gakondo, kuko isi ifite umuvuduko mwinshi. Turangaye rero kubera ibintu byinshi tuba twarahuye nabyo bikaducarenjinga mu buzima, tugasenyuka mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'intekerezo, mu buryo bw'ibifatika, umubiri wacu ugasenyuka. Tuba dukwiye noneho kwiyubaka, ntago ari ngombwa ngo duheranwe n'agahinda, kumva ubuzima buraryoshye, ugaharanira kugira gukora ibyaguteza imbere. Rero ba mama inshuti zanjye, basingo mada, mugire hino tuganire ngo ntago bivuze ko ubuzima bwacu bwaharangiye. Ubuzima buracyahari, buracyaryoshye, buracyakomeza. Niyo mpamvu mbabwiye ngo nimuze tugende muri siporo, dushyushye amaraso yacu, tugire ubuzima bwiza, twe kubyibuha bidafite impamvu, twikunde, twambare neza, twisige duke. Abantu baracyadukunda. Gym ndakwereka udusiporo turi simple twagufasha gutuma ubuzima bwawe bugenda neza, kandi utirutse imisozi, utamanutse ibibaya, utagiye muri za gym cyangwa utashatse abakoci. Nawe ubwawe wakwibera umukoci. Akaradiyo, dushaka akaradiyo. Mbahaye ikaze kuri channel yanyu yitwa Zinewacu TV. Uyu munsi nanone ndagarutse kubw'urukundo mbakunda, kandi no kubw'urukundo mwanyeretse. Nje rero uyu munsi mfite agashya. Uyu munsi gahunda y'umuryango ni siporo. Turi muri weekend, tugomba gukora siporo rero kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire imibereho myiza. Rero iyo umuryango ukora siporo, habaho kumvikana mu muryango, habaho guhuza, kuko iyo ubuzima bumeze neza n'umuryango umerewe neza. Hari umwigisha wigeze uvuga ngo iyo umubiri umeze neza na roho ibona aho ikorera. Ubwo rero inshuti zanjye, iyo umubiri umeze neza n'urugo rugenda neza mu buryo bwose, yaba ari morale, yaba ari physically, muba mumeze neza, ntago imibanire igorana. Nta muntu ukora siporo ujya ugira umushiha, ujya wumva ibintu bitandukanye n'uko bivuzwe. Niyo mpamvu no munsi umuryango wacu wa Zinewacu TV nabazaniye ikiganiro cya siporo kivuga uburyo dukwiye kwita ku mibiri yacu, tukikunda. Burya iyo utikunze nta n'undi ukunda, kandi mu kwikunda gukora siporo nabyo birimo. Iyo ukunze umubiri wawe bituma n'abandi ubakunda, bituma ubasha kwita ku bana, bituma ubasha kwita ku nshingano. Umugabo ukora siporo inshingano zose arazuzuza mu buryo bwose. Umugabo ushishikarije gukora siporo, iyo ukora siporo biguha imbaraga zo kujya gushakira abana n'umugore ibyo kurya, kuko uba umerewe neza mu mubiri, amaraso yatembereye neza, imitsi iri gukora neza, warwanyije indwara mu buryo bwose, kuko siporo ituma amaraso atembera neza, imitsi ikarambuka, kumva ufite imbaraga, kumva uri fit. Niyo mpamvu rero uyu munsi umuryango tugiye kuwukorera kuri
channel yacu ya Sine Wacu TV dukoraga siporo mbere kudusiporo tugiye kujya dukora mu muryango. Ntago ari ngombwa ngo wiruke ibirometero byinshi, ntago ari ngombwa ngo ukore ibintu bikunaniza, kuko ntago ugiye mu marushanwa. Ikintu tugiye gukora ni ugukora siporo zadufasha kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Aba mama bakora siporo ntago babyibuha bidakwiye, babyibuha mu rugero, kuko babirutse amaraso agashyuha, ibinure bigasohoka, cya cyuyu sohoramo isukari n'umunyu bidakenewe mu mubiri, ibinure bigasohoka, umubiri wawe ukamererwa neza, ugakora abdomino, inda ntugire igikapu. Nta mugore ukwiye kugira igikapu, kuko iyo ufite igikapu kinini tayirapfa, wakwambara umwenda ukabona ntabwo uri kuberwa, na nyashi ziragenda. Umuntu ufite mu nda hanini rwose, niyo waba waruteye neza bingana gute mu nda hakaza, nyashi ziragenda. Ariko iyo wakoze agasiporo, ugakora abdomino, ugakora stretching, igikapu kiragenda, ukaba fit, wajya wambara umwenda ukabona urakubereye, ukabona urasa neza, ukikunda. Ntujye ubwirwa y'amagambo ngo dore ukungana, ngo dore ko bimeze bite. Sibye ko n'abayavuga ntabwo muri beza, kuko hari igihe umubiri rwose ushobora no gukora n'izo siporo bikanga. Ariko icyo mbabwiye ni iki: ntabwo dukwiye gucika intege, dukwiye kwikunda, tugakora siporo, tukanywa amazi, tukaruhuka mu mutwe. Iyo hameze neza, kwita no ku nshingano zo mu rugo. Madamu, iyo wakoze siporo, niyo ugeze muri ya mabanga y'abashakanye uri umusportif, ntago nyine ugenda ngo byame nk'umuntu uri aho ngaho gusa. Kandi urabona aho iterambere riri kutujyana, ntago dukwiye gushaka udushya, guhanga udushya no mu ngo zacu, yaba ari mu mitekere, guhanga udushya, yaba ari mu myambarire, yaba ari mu mirire yacu, yaba ari no mu buriri. Ntago dukwiye guhora kuri bya bindi bya gakondo, kuko isi ifite umuvuduko mwinshi. Turangaye rero asanga nyine byaducikanye. Niyo mpamvu mbashishikarije siporo. Umuryango wanjye wa Sine Wacu TV, inshuti zanjye, nzajya mbabwira utuntu tw'ubwenge tudufasha mu buzima, imiryango yacu ikagenda neza, tukagira morale, tukagira ibyishimo, tukagira amahoro. Ngarutse rero ku basingo mother, abasingo father, kubera ibintu byinshi tuba twarahuye nabyo bikaducalenjinga mu buzima, tugasenyuka mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'intekerezo, mu buryo bw'ibifatika, umubiri wacu ugasenyuka. Tuba dukwiye noneho kwiyubaka. Ntago ari ngombwa ngo duheranwe n'agahinda, kuko agahinda kica vuba. Agahinda gakabije gatuma umuntu yiyahura, gatuma umuntu yiyanga. Ariko iyo wikunze, mu kwikunda nibyo ndi kuvuga, siporo izamo. Iyo wakoze siporo ugira ibyishimo, ugira amahoro, ugira morale, kumva ubuzima buraryoshye, ugaharanira kugira gukora ibyaguteza imbere. Rero ba mama, inshuti zanjye, basingo mother, mugire hino tuganire. Kuba twarasenye ingo ntago bivuze ko ubuzima bwacu bwaharangiye. Ubuzima buracyahari, buracyaryoshye, buracyakomeza. Niyo mpamvu mbabwiye ngo nimuze tugende muri siporo, dushyushye amaraso yacu, tugire ubuzima bwiza, twe kubyibuha bidafite impamvu, twikunde, twambare neza, twisige duke. Abantu baracyadukunda, tuzanubaka ingo, tuzagira ubuzima bwiza. Ariko d'abord twabanje kugira kwikunda. Niyo mpamvu rero uyu munsi ndabereka udusiporo tuzajya dukorera mu rugo. Nawe utabasha kujya kure, ushobora no kuba ufite akazi gatuma utajya muri karabu, utajya muri gym, ndakwereka udusiporo turi simple, twagufasha gutuma ubuzima bwawe bugenda neza, kandi utirutse imisozi, utamanutse ibibaya, utagiye muri za gym cyangwa utashatse abakoci. Nawe ubwawe wakwibera umukoci. Akaradiyo, ushaka akaradiyo, shaka akaradiyo kawe, ukoresha bluetooth, ufite telefone, smartphone, usacinge, ushaka uturirimbo, umuziki wumva ukunda, kore siporo, yirukanka aho uri,
icyuya cyize, gorora umubiri, gorora imbavu, gorora umugongo, nurangiza uryame ukora abdomino inda uyikureho, ubundi urenga ubuzima buragenda neza. Kandi iminota mikeya, si ngombwa ngo ubikore amasaha menshi, iminota 10 yawe irahagije kugira ngo ya buri munsi, irahagije kugira ngo ukore siporo kandi ubuzima bwawe bugende neza. Rero mu rukundo nkunda abanywanyi banje, mu rukundo nkunda inshuti zanjye zinkurikira kuri Cinewacu TV, ndifuza ko mwagira amagara mazima, mukagira ubuzima buzira umuze, kugira ngo njye mbahorana. Mujye munkora subscribe, mukore comment, mukore share, kugira ngo nyine njye mbabwira ibindi bintu muhari muri bazima mutarwaye. Iyo umuntu arwaye ntago ubuzima baburyoshye, nta n'ikintu kimunezeza. Niyo mpamvu tugomba kwita ku mibiri yacu Imana yagize gute yaduhaye, dukora siporo, tunywa amazi, turuhuka. Nzagenda mbabwira ayandi mabanga muzajya nukoresha kugira ngo abagize ingorane zo kugera mu mubyibuho ukabije tugabanye uwo mubyibuho, tujye mu biro byiza kandi bidasabye amafaranga, tutagiye kwa muganga, tutagiye muri babandi batubwira ngo nimuzana amafaranga tubakorera ibi. Ari ibintu wowe ubwawe wikoreye mu rugo rwawe, biri simple, kuba wumva ubishaka gusa. Gushaka ni ugushobora. Ni wumva ushaka kuba fit, ukajya kuri taye nziza, ukajya wambara ukaberwa, ukabanza ukabiganiriza umutima wawe ukumva yuko ubishaka, uzakanda subscribe. Ubundi njye nkubwira utuntu tw'ubwenge, ubundi imiryango yacu igira ubuzima buzira umuze. Ntago wakunda umugabo wawe nawe ubwawe utikunze utamerewe neza, ntago wakunda umugore wawe utikunze nawe utamerewe neza, ntago wabasha kwita ku bana mu gihe urwaragurika. Wari uzi ko siporo, umuntu ukora siporo adakunda kurwaragurika? Hari indwara utarwara kubera ukora siporo. Rero nshuti yanjye ndakwinginze nk'urukundo, ubundi rero utuntu tw'ubwenge tuzatwikorera, maze ubuzima bwacu bugende neza. Tujye tuganira uburyo dukwiye gufata abagabo neza cyangwa abagore neza, uburyo dukwiye kwifata neza no kwiyitaho, ariko mbere na mbere twagize ubuzima bugize gute buzira umuze. Rero ndaberuka nkuko nabasezeranije, siporo muzajya mukorera mu ngo zanyu, ubyutse ku gitanda cyawe, tari bava ku gitanda, hari izo ushobora kuhakorera. Ubyutse ugeze mu mbuga yawe, hari izo ushobora kugira gute kuhakora, cyangwa muri stadi wawe, si ngombwa ngo ugere no hanze. Rwose siporo ndayibashishikarije, ni ubuzima bwiza. Hari ikintu yamariye mu buzima, hari ikintu yamariye. Impamvu ndi kuba yibabwira, ntago nayibabwira ari ibintu ntoraguye. Njyewe yaramfashije muri ubu buzima. Hari ibintu byinshi duhura nabyo bikatwangiriza umutima, tukumva tutamerewe neza, hakaba hazamo no kwiyanga. Ariko umunsi natangiye gukora siporo, nahise numva nikunze, numva ubuzima bugenze neza, numva ngize ibyishimo. Ubu buzima burandyoheye ku buryo utabyumva. Kandi ikindi bituma taye yanjye itaba deforme. Ntago rwose taye yanjye yaba deforme. Kubera iki? Nkora siporo, nambara igitenge kambera, nakwambara ijipo sawa, nakwambara ipantaro ikabona yifata, nkabona aho mfungira atari hahandi ufunga ukabura urukenyerero. Kubera iki? Indaragira acubuka irenga hejuru. Ndabinginze inshuti zanjye, nimureke twikunde, dukora siporo, tuzajye twambara tuberwe. Iyo umuntu afite taye nziza itari deforme, aberwa n'imyenda yose, kandi n'abamubona bakumva baramwishimiye. Niyo mpamvu rero ibintu byamfashije mu buzima, nanjye mba mbibaganirije nk'inshuti za Cinewacu TV, kugira ngo tujye twungurana ibitekerezo, tugire ubuzima bwiza kandi twikunze. Ubwo rero umuntu ukora siporo, ari amabanga y'abashakanye ayanoza neza cyane. Kubera iki? Hari abantu badakora siporo, iyo bagenda bumva mu mavi hari ibintu bibakururamo bibarya. Hari ukuntu ugerageza kwinyagambura, imbwa zikatangira kugufata. Ubwo imbwa yagufashe tayari, ubwo igikorwa kiba cyarangiye. Ariko iyo ukora siporo ntabwo imbwa zagufata. Zigufatira hese ko umubiri wawe umeze neza?
niyo akubwira ati hindukira bigenze gutya ubasha guhindukira. Hanze aha ngaha ngo hari abantu ngo bashobora kugukoresha positeri ngo ugasara kubera iki utigeze ukora siporo, yakubwira ngo reba imbere bikanga, reba inyuma bikanga, hindukira bikanga, iburyo, kubera iki nta siporo ukora bikagucanga ugatangira kuvuga ngo ibi bintu ngo sinabishobora. Nta kintu kidashoboka mama, nta kintu kidashoboka papa. Wowe mupapa ukora gahunda ngo umunota umwe ntago warenza umunota umwe udakora siporo, ndakurahiye rwose. Abantu b'abasiporutifu iyo bageze kuri kiriya gikorwa barabagabira bakabaha inkwi, kubera icyo baba bafite imbaraga. Kiriya gikorwa kigirwa no kuba ufite imbaraga, ufite morale, ufite ibyishimo mu buzima bwawe, kandi ibyo byose tubikesha siporo. Siporo ni nziza ndayibakundishije. Ndabinginze muze dukore siporo, tugire ubuzima bwiza mu ngo zacu, twubake urugo mu buryo bwose, dutanga umusanzu wacu, yaba ari mu buryo bw'amaboko dukore. Iyo ufite imbaraga ubasha guhaha, iyo ufite imbaraga ubasha gutanga keya mu buriri, iyo ufite imbaraga ibintu byose bigenda neza. Niyo mpamvu mbagira inama ngo muze mufashe tujye dukora siporo, ubundi ibiganiro byacu bijye bituryohera, dufite n'ubuzima bwiza. Rero mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije imigisha, kandi mbifurije weekend nziza, kugira ngo tubeho dufite ubuzima bwiza dukora siporo. Bye bye. Murakoze.